ariko banza ngiye no gukora icyaha ahubwo ubundi ntawe ubivuga atyo ndi umunyagatulika kera nkiri umwana nagiye kwiga nari muri primaire confirmation hanyuma routine ubwo nagombaga no kwicuza nkabwira abatwigishaga nk'ubivuze ndishe mbigire ngo ugenda wicuze sasa ngiyeyo ngezeyo ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha nuko ngiye kuvuga ibyo navuze ubundi ubanza bitavugwa ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora iyo ntazi kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza ndagenda ngezeyo ndahimba reka icyaha nkigarukirizaho ariko nagize ntabyo nakoze kuko nari ntushakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe niho menyera ko ibintu bimwe byuzuyemo ibinyoma hari abajya kwicuza mu madini ntabwo ndishobora kutabeshya kubera ko niba udashobora kwicuza ibingibi sinzi kandi ko bariya bagiye kwicuzaho mu by'amadini ari byo bababwira barahimba baranahimba so rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari cyane cyane muri aya mateka yacu so hariho kwicuza nyako gukwiriye kuba hano tukatura tukabivuga ibyo ngibyo nkubwira ntabwo bigomba kuba bibohora uwabikoze ariko bifasha n'abandi bose bicaye n'abandi bamwumvise ni ibintu biremereye bivunanye ariko ni ibintu na ngombwa bifasha the society to heal. Ku buryo rero nubwo ndashimira ko hari ababikoze muri nama ya mbere rwose ni byiza kuganira amateka yacu nubwo hari abacamanza ntawe uzakurikirwa n'urwo rubanza ahubwo birafasha pe it heals the soul. Yes. Bifasha imitima yacu kuyoba abantu bazima tukava muri ya mateka mabi twabayemo ahora akekana areba nabi yishyuzanya ati niwe wagize nabi undi ati niwe wagize nabi imbere ntahakane ko atagize nabi ariko akavuga ngo we yaje akurikira babanje gukora icyaha ni wowe nanjye nagikoze nyuma ntabwo biguvanyeho icyaha ahubwo mwese hamwe mwicuza ibyo byaha bijya iruhande